Muraho, uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'urukundo. Mu busanzwe izi nkuru muzikurikira kuri Tesi Media, mukazigezwaho na Kayitesi Ange. Uyu munsi twifuje kubagezaho inkuru yitwa Inzira y'ubuzima. Inkuru yacu itangiriye ku musore mwiza cyane. Atwaye imodoka nziza kandi ihenze. Biragaragarira buri wese yuko uyu musore rwose ari umukire. Uyu musore ni muremure, ni umusore mwiza cyane, ni umusore uhumura, ni umusore uzi kwiyitaho. Ni mu masaha y'igitondo, ubwo uyu musore yari ari ku muvuduko mwinshi kandi rwose yashyizemo indirimbo zituje, ariko agenda aririmba gahoro gahoro. Mu bigaragara yari umusore udafite ikibazo na kimwe. Mu kanya gato telefone ye irasona kuri wa muvuduko we mwinshi. Mu gihe arangariye telefone areba umuhamagaye, byakubitanye yuko hari umukobwa wari uri kwambuka umuhanda uwo musore yari ari gucamo. Mu kubura amaso kumwe umuntu utwaye imodoka atajya arangara umwanya munini, yashidutse yari agiye kugonga wa mukobwa, ahita akacira feri byihuse cyane, ariko kubw'amahirwe make yari yamukojejeho. Uyu mukobwa byagaragaraga ko atamenyereye iyi mihanda. Umukobwa w'umuvantara ufite ibikapu bidasobanutse, ibintu bye byose byasandaye mu muhanda, nawe aryamaho hasi. Brian yasohotse mu modoka n'igihunga cyinshi areba ikibazo uwo mukobwa agize, dore ko yari ari ku muvuduko mwinshi kugira ngo adakererwa inama y'ingirakamaro. Agisohoka yasanze wa mukobwa aryamye hasi, ibintu bye byose byasandaraye, abantu baje guhurura ariko nta n'umwe uri kugira icyo akora. Reka nkwibutse ko Brian ari umusore utikoraho, umusore mwiza cyane, umusore w'iboga, umusore utambuka bose bagahungabana. Abari baje gushungera batangiye gufata amafoto n'amavideo, babona umusore mwiza ari gutoragura imyenda yatakaye mu muhanda, imyenda idasobanutse habe namba, ndetse harimo n'imyenda y'imbere y'abakobwa. Muri ako kanya wa mukobwa yarazanzamutse, ahaguruka ahita apfukama, asaba imbabazi cyane. Mbabarira nambutse ntarebye, ntago nari nzi yuko hari imodoka iri kuza, ntago menyereye ino. Brian dore ko yari afite umutima mwiza, umutima udasanzwe, yegereye wa mukobwa aramubwira ati, oya, humura ninjye wari ukwiye gusaba imbabazi. Umuntu utwaye aba agomba kwitegura imbogamizi zose, ndetse rwose nta munyamaguru ugira ikosa, ntuhangayike. Ahubwo urumva umeze neza, urumva nta kibazo ufite. Brian yatangiye gukorakora wa mukobwa w'umuturage ngo yumve ko hari aho ababara cyangwa niba nta kibazo yagize. Uyu mukobwa n'ubwoba bwinshi kuko yari yabonye ko yakoze amakosa yo kwambuka atarebye hirya no hino. Yarasubije mu magambo ye make, oya, ndumva ameze neza cyane, usibye ko ndi kumva amagasereri. Brian nawe n'igihunga cyinshi abaza wa mukobwa, urandeba neza, ntago umutwe uri kukurya, iyo sereri iri guterwa n'iki? Tujye kwa muganga. Ese witwa nde? Yamubajije ibibazo byinshi kugira ngo agerageze kureba koko ko ameze neza nta kibazo yahuye nacyo. Wa mukobwa nawe mu masoni menshi, mu ijwi rituje, ati, nitwa Nadia. Yego, meze neza ndi no kukureba, ariko nyine nako ntago mbizi. Nk'uko nabikubwiye ndumva mfite n'isereri, ariko rwose ndi kukureba meze neza nta kibazo, wareka nkigendera. Brian yahise afata Nadia n'ibyo byose, ati, reka tubanze tujye kwa muganga, reka barebe yuko nta kibazo wagize, ubundi nituva kwa muganga ndakureka wigendera. Mu kanya gato cyane bari bageze kwa muganga. Brian yari umusore uzwi cyane, bamwakiranye yombi, bahita bihutira gufasha wa mukobwa mu buryo bwose bushoboka. Bafashe ibizami byose, ibizami hafi ya byose byerekana ko umuntu ari muzima cyangwa arwaye. Iby'aya nama Brian yaragiyemo yari yabyibagiwe burundu kubera igihunga n'ubwoba, dore ko ari bwo bwa mbere yari akoze impanuka. Mu bizami byose byakozwe basanze umwana w'umukobwa nta kibazo na kimwe yagize, ariko bamutegeka kuruhuka cyane mbere yo kugira ikindi kintu akora. Muganga ati, uyu mwana w'umukobwa nta kibazo afite, nta kibazo na kimwe afite, isereri yagize biramusaba kuruhuka cyane, aryama umwanya uhagije mbere yo kugira ikindi kintu akora.
Brian yamusubije mu modoka amubaza aho agiye ngo ahamugeze mbere yo kujya ku kazi. Nadia aho kumusubiza araturika ararira. Umusore wacu yabuze icyo akora, areba Nadia ari kurira abura icyo akora, niko kuhita amubwira, Nadia, kwa muganga bavuze ko ugomba kuruhuka cyane, ndi kukubaza aho wari ugiye ntabwo uri kunsubiza. Nari mfite inama y'ingirakamaro ariko dore ibyabaye, rero nyemerera mujyane iwanjye ugende uburuhutse, ndaza kugutahana nimva mu kazi. Brian yahise akata imodoka asubira iwe. Rwari urugo rurenze, inzu nini cyane, ifite ubusitani bwiza, ifite pisine, hari ahantu harenze pe. Bakihagera, Brian yakanze kuri remote, igipangu kirifungura. Nadia arareba arumirwa, niko guhita amuhindukirana, aha niho iwawe, gute wabasha gukora ku muntu nkanjye umeze gutya, umuntu uciriritse nkanjye, gute wabasha kugira umutima mwiza bigezaho, kuva navuka n'ubwa mbere geza ahantu hameze gutya. Brian yarasetse cyane, ahita afata ikiganza cya Nadia ati niyihe mpamvu se yatuma ntagukoraho? Ndi umuntu usanzwe kandi wumva abandi, kandi wibuke ko ari njye waguteje ikibazo, ahubwo sorry natumye udakomeza aho wari ugiye, ariko nyine nk'uko muganga yabivuze ugomba kubanza ukaruhuka bihagije, ndaza kugutahana nimugoroba. Reka rero nguhuze n'abakwitaho, uze gufata ifunguro rihagije kandi uruhuke cyane. Aba barakwereka aho uruhukira, baraguha buri kimwe cyose wifuza, icyo ukenera cyose ukibabwire. Nanjye ngiye mu kazi, turasubira nimugoroba. Brian yerekeje ku kazi, arebye muri telefone asanga bamuhamagaye inshuro nyinshi cyane zitabarika. Muri izo nshuro hari izo yasanzemo arikanga, yagiye kubona fiancé we yamuhamagaye inshuro 11. Arebye muri message asanga fiancé we yamwandikiye, ako si wagiye uba sérieux. Mu buzima nanga kutajya ugira gahunda, nanga kutajya uba sérieux. Akigera ku kazi yahise yihutira kujya muri ofisi ya Ashley. Kubw'amahirwe make yasanze atari kuri office. Agerageje guhamagara telefone ye asanga ntayiriho. Mu mutima we ati noneho akanjye karashobotse, uyu mukobwa aranyirenza noneho. Ubuse nimusobanurira basi ari bunyumve, nimubwira ibyambayeho ari buntega amatwi. Mu gihe akiri muri ibyo bitekerezo byinshi, Ashley yaturutse inyuma ye n'umushiha mwinshi. Babe, mu buzima bwawe ujya ugira gahunda koko? Inama yari hari uyobewe inyungu ifitiye kampani. Ubwo se uri muyobozi iki? Udaha agaciro abashoramari akaba atanabamenyesheje mbere. Uri muyobozi iki utabasha kumenya ibyagirira inyungu kampani? Uri muyobozi iki ubasha kubabaza fiancé we benda kubana? Uzi ukuntu twahombye abashoramari bafite akantu? Uzi ukuntu barakaye? Uzi ko badashobora no kugaruka? Ariko nyuma y'ibyo byose ninjye wakurakariye kurusha abandi bose. Brian yaracecetse nta jambo na rimwe ari kuvuga, ateze amatwi Ashley kuko yarazi umushiha we n'umujinya udasanzwe. Mu magambo make kandi yuzuye ikinyabupfura cyane, Mon amour, je suis désolé. Nahuye na accident mu gitondo ndi kuza, nukuri inama nayizirikanaga, ariko kandi impanuka niteguza. Gusa nanone cyo gushimira Imana uwo nagonze ntacyo yabaye. Ibaze rero iyo sheri wawe agonga umuntu agapfa, ubu mba ndi muri gereza da. Ashley n'ubwoba bwinshi, ntacyo wabaye babe, ntabwo ugize ukomereka, nta hantu uri kubabara. Atangira kumukorakoraho ariko agenda amusoma gahoro gahoro. Brian nawe ati oya ntacyo nabaye pe, ariko umukobwa nagonze yagize ikibazo cy'isereri gusa. Ashley na wa mushiha we, ako gakobwa hagonze se kagenda katariba gaturuka mu yihe ntara? Ntago kazi kwambuka umuhanda? Urabona ukuntu kari kagiye gutuma ujya mu byago bikomeye. Wari utwaye yihe modoka babe? Niya yindi nkunda, nta kintu imodoka yigize yangirika. Sanze yangiritse kari agakobwa ntago kankira. Nizere ko utagashyiriramo imiyaga kajya kuyikoresha bubi na bwiza. Brian no gutungurwa kwinshi, ariko se Ashley uzagira umutima mubi kugeza ryari?
ndi kukubwira ko nagonze umuntu aho guhangayikishwa n'uwo muntu ugahangayikishwa n'imodoka. Imodoka mfite zose ntuzi uko zingana, iriya imwe igize ikiba hari ikibazo na kimwe wagira. Ashley n'amasoni menshi. Oya babe, njye rwose ntabwo nkunda ubukobwa bushagaraye butazi kwambuka. Ubwo si umuntu bamugonga gute? Ese uwo mukobwa asate kubundi ndi kumva uri kumutekereza cyane umwivugishwaho cyane. Brian nawe ati ni umukobwa mwiza kandi ufite ikinyabupfura. Ashley yakibyumva ahita yikubita ajya muri ofisi n'umujinya mwinshi. Brian nawe ahita yerekeza muri ofisi ye, nta byinshi avuganye na sheri we, dore ko yabonaga ko yarakaye bikaze. Amasaha uwo munsi yarihuse, igihe cyo gutaha kiragera. Mu busanzwe muri wikendi buri gihe Brian na Ashley baratahanaga. Brian yabanzaga guca muri ofisi ya Ashley akajya kumubaza niba bari butahane, ari bumudriving cyangwa ari bwidriving bagahurirayo. Uwo munsi ntibyigeze biba, ahubwo Brian yari ari gutekereza umukobwa w'abandi yagonze, agihangayitse mu mutima. Muri make umutima ni wari uri hamwe kuko bwari ubwa mbere akoze impanuka. Yafashe telefone ahamagara umwe mu bakozi be bamubaza uko Nadia yiriwe. Undi nawe amusubiza ko nyuma yo gufata amafunguro yahise ajya kuryama n'ubu agisinziriye. Brian yahise asohoka vuba vuba, yibagirwa no kujya gusezera sheri we, yihutira kujya kureba Nadia mu rugo ngo arebe ko nta kibazo kindi yigize agira. Mu buzima ibyo ni ubwa mbere byari bibaye mu myaka yose yari amaranye na Ashley. Kumusiga muri ofisi atabanje kumusezera, kuba yitahanye badatahanye muri weekend, kuba atanamuhamagaye kuri telefone ngo amumenyeshe. Reka twisubirire kwa Nadia. Yari ameze nk'umuntu umaze iminsi adasinzira. Yarasinziriye, ariyongeza arongera ariyongeza, dore ko yari aryamye ku gitanda cyiza atigeze aryamaho kuva yavuka. Ako bambi yari yabaye mwiza, bari bamogeje, bamuhaye imyenda mishya, yambaye neza, aryamye asinziriye ameze nk'akamarayika. Nadia ukimubona mu bijipo bijagaraye, ubwiza bw'urabubona ariko ntibuveyo neza cyane. Akimara kwambara imyenda yari yahindutse undi wundi, ntabwo wamenya ko ari wa Nadia bagonze ajabiriye. Brian yarahasesekaye, yihutira kujya mu cyumba Nadia aryamyemo. Asanga koko Nadia aracyasinziriye. Yicara ku gitanda, afata akaboko ka Nadia, aramwitegereza, amaso yanga kumuvaho. Mu by'ukuri Nadia yari yahindutse pe, yari yabaye mwiza, yabaye undi wundi. Ubwo Brian yari ari kumwitegereza, yabonaga uyu mukobwa afite agahinda kenshi mu maso, nubwo rwose asinziriye. Reka dusubire kuri Ashley. Yategereje ko Brian aza kumureba nk'uko bisanzwe, ariko araheba. Amuhamagaye kuri telefone undi ntiyitaba, ahita yerekeza kuri ofisi ye, asanga yagiye kera. Ashley rero dore ko nta kwihangana, agashaka kahise kazamuka mu mutima ati se kubera twavuganye nabi yandakariye kuri ruriya rwego ku buryo ashobora kunsiga atanambajije gahunda mfite. Ahita amwohereza message itarimo imiyaga. Babe, sinkunda ukuntu uri kwitwara, niba wandakariye ntibivuze kutagomba kunyitaba. Reba inshuro zose naguhamagaye ukanga kunyitaba, kandi na mu gitondo niko byagenze. Ese waguye mu rukundo n'ako gakobwa wagonze? Wagiye kukareba kwa muganga se? Iyo mbwira tukajyana se nanjye nkakareba. Ako gakobwa gasa gate Brian, ko mbona wavuye mu byawe, njye ndabona wampindukanye, kandi nureba nabi ngiye gutaha. Ako ndagira ngo umenyeshe ko nurara utaje kundeba unyibagirwe. Brian ahwari, telefone yayibagiriwe mu modoka kubera ukuntu yazaga yihuta afite igihunga cyo kureba uko Nadia ameze. Izo message zose ntabwo ari kuzibona, n'izo calls zose nta nimwe yigize abona. Akiri kwitegereza Nadia, ako kanya ahita akanguka, atumbira mu maso ha Brian, azamura ikiganza amukoraho, aramubwira ati murakoze cyane nyakubahwa, nari nkeneye kuruhuka rwose. Naryamye mu buriri bwiza, naryamye mu cyumba cyiza, mwanyakiriye neza, mwanyambitse neza, mwangaburiye neza. Nukuri muhabwa umugisha, mwakira abashyitsi neza cyane. Brian nawe mu ijwi rituje
byuzuye inseko n'ubwuzu. Hoya Nadia, winyita nyakubahwa, nitwa Brian. Nadia, sinzi nimba natinze cyane kuza kugutahana, ariko nagira ngo mbere yuko utaha tubanze tuganireho gatoya. Nadia nawe mu ijwi rituje, waretse nkarara hano iri joro ko bitakunda ko ntaha zino saha. Cyagiye mu gitondo nambukaga nihuta, nashakaga ko ya bisi yari iri hirya itansiga. Ubundi nitwa Isimbi Nadia, iwacu ni Nyagatare. Nabuze ababyeyi ndi hafi kurangiza secondaire, bapfiriye mu mpanuka itunguranye cyane ubwo narokokaga njyewe na musaza wanjye mutoya. Ibyitwa ko byari imitungo yacu yose abantu barabyigabanyije, ndetse dusigara tudafite n'uwatwishyurira ishuri. Byabaye ngombwa ko ndeka ishuri, ntangira kujya gushaka akazi ko mu rugo kugira ngo mbashe kwishyurira musaza wanjye muto ndetse no kumuha icyo yifuza. Musaza wanjye yenda kuzuza imyaka 8, ubu babasha gukomeza kwiga kuko ari njye umwishyurira, ariko nawe bishobora kuba bigiye kwanga kuko akazi nari ndi gukora kahagaze. Atarakomeza kumubwira, Brian abamuciye mu ijambo. None uwo musaza wawe aba hehe? Abana nande? Ko wari uzindutse cyane se akazi karangiye mu gitondo? Gira icyo unsobanurira mbashe kumva neza. Ubundi se wowe ufite imyaka ingahe? Unyihanganiye kukubaza ibibazo byinshi, ndashaka kukumenyaho gakeya. Nadia nawe mu magambo make, erega nibyo nari ndi kukubwira, nari ndi gukomereje. Kira gitondo wambonye ndi guhunga bosi wanjye. Bosi wo mu rugo nakoragamo yashakaga kunkoresha ibintu ntifuza. Buri munsi yanteshaga umutwe ngo arashaka ko turyamana, ngo mfite ubwiza bumukurura, ngo nibiba ngombwa zirukana mabuja dusigaremo. Kandi rwose bosi wanjye arakuze cyane, arashaje pe. Ikindi kandi mabuja wanjye n'umwana mwiza, nago nakora ikosa ryo kumusenyera. Uyu munsi rero byari finali, kuko mabuja wanjye agiye kumara icyumweru cyose ararizamu. Urumva ko ntari kuzamukira. Yari yandahiriye ko uyu munsi ari njye nawe. Brian yatangiye kumva gahinda, amarira azenga mu maso, afata akaboko ka Nadia. Ntacyo kibaye, ngiye gukora uko nshoboye kose ngufashe. Nadia nawe gukomeza inkuru ye byaramunaniye, yahise aturikararira. Nuko yegeye ku mutwe ku gituza cya Brian. Brian nawe atangira kumukomanga mu mugongo gahoro gahoro kugira ngo abashe kumuhoza. Ariko kandi ariko amubwira amagambo, wirira mukobwa mwiza, ubuzima waciyemo ndi kubwumva. Humura, ibi byose birashira. Humura rwose ndahari. Uyu munsi rero ugomba kuruhuka neza. Ejo mu gitondo tuzafata urugendo tujye kureba musaza wawe, nawe tugomba kumuzana tukabana hano. Mbese mu magambo make, mugiye kuba muba hano, ngiye kubitaho, mubane nanjye, ibyo mfite tugombe tubisangire. Nadia akibyumva ahita yihanagura amarira. Utwemereye icumbi, utwemereye aho kuba, ariko se koko abantu bakigira umutima mwiza baracyabaho, cyangwa uri marayika Imana yanyoherereje? Ibyo numvishe nibyo koko, utwemereye icumbi. Brian nawe ati, rero nanjye ibyabaye ku babyeyi bawe nibyo byabaye ku banjye. Nanjye ndi imfubyi, kandi ababyeyi banjye bapfiriye muri aksida nk'uko abawe bapfuye. Ndabyibuka neza, nari ndi kumwe n'ababyeyi banjye ndetse n'abavandimwe banjye 2. Impanuka ibaye, ninjye njyenyine wabashije kurokoka. Ibi byose ubona ndimo, aya mamodoka yose ubona, ni umutungo wa data. Nta na kimwe navunikiye, nta na kimwe nigize nkorera. None se ndinde wo kwirengagiza abababaye? Ndabizi mu mutima wawe wibazaga ibibazo byinshi, ukibaza uburyo nakize ngana gutya, ukibaza ibintu byose mfite aho nabikuye. Naho ngaho n'ahandi, ndetse na kampani mfite yari iya data. Nanjye rero nitwa Gwiza Brian. Ku itariki 20 z'uku kwezi nzuzuza imyaka 25. Rero ndifuza ko tuzayiserebra turi kumwe na musaza wawe, hano namwe hakaba nk'iwanyu. Nadia nawe n'ibyishimo byinshi, uziko nanjye ku itariki 20 z'uku kwezi nzuzuza imyaka 20. Brian yarasetse cyane, afata ikiganza cya Nadia
ati sha wari wanze kumbwira imyaka yawe none mise nyimenye. Ikirushijeho kuba cyiza rero mise menya n'itariki wavukiyeho. Ubwo rero tuzakora ikirori gikomeye, urumva ko duhuje itariki. Nadia mu byishimo byinshi yahise ahaguruka ahobera Brian, aramukomeza. Brian nawe kwihangana biranga, aramusatira asa nk'ujya kumusoma. Reka dusoreze hano igice cya mbere cy'iyi nkuru yacu, ntimuzacikwe n'igice cya kabiri. Ese Brian azakundana na Ashley cyangwa na Nadia? Ashley se we namenya ko Nadia aba kwa Brian, bizagenda bite? Ese uribaza byinshi ku mubyeyi gito washatse gusambanya Nadia? Ibi byose tuzabimenya mu gice cya kabiri. Mwakoze cyane gukurikirana iyi nkuru. Mu gihe uri mushya kuri Tesi Media, ibuka gukora subscribe, wibuke gukora ko kazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona bikijyaho. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ciao ciao.